Nongeye kandi kubasuhuza, turakomeje n'inyigisho zijanye n'itorero rya Kristo. Icyanditswe cyacu dushingiraho kiri muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Reka twongere kandi tuhasome kugira ngo aricyo cyanditswe cyacu dushingiraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, urahirwa, umurongo wa 17, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Naje ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amen. Muri uyu munsi wa none, muri ano masaha, ntabwo tuvuga ibintu byinshi, turavuga ibintu bibiri gusa. Turashaka kuvuga itorero icyo ari cyo, ariko tutaravuga itorero icyo ari cyo, turavuga icyo itorero ritari cyo. Hari ibintu abantu benshi dutekereza ko ari itorero kandi atari itorero. Ndavuga nk'ibintu bigera nko ku 10 abantu batekereza ko ari itorero kandi atari itorero. Ijambo rya mbere, itorero si inyubako abantu bateraniramo. Hari abantu benshi baza bareba inyubako iriho umusaraba nini iruta inzu isanzwe, bakavuga ngo iyi ni itorero. Ariko nimba mu bitekerezo byawe watekerezaga ko amatafari n'amabuye n'isima n'amabati n'imbaho n'imisumari byubatse bigashirwaho umusaraba bigasigwa irange, byose ukabyita itorero, uyu munsi wa none itangazo ry'iteka ryose, ntabwo inyubako ari itorero rya Kristo. Inyubako isanzwe, physical building. Rero nubwo inyubako yaba imeze gute, ntabwo yahinduka itorero rya Kristo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, itorero ntabwo ari imigenzo y'idini. Hari imigenzo y'idini na za gahunda y'amateraniro, uko abantu itorero cyangwa se amatsinda apanze bagatekereza ko ari itorero. Tumenyereye ko hari byinshi twita amatorero kandi atari byo, kubera imigenzo yabo. Imigenzo ku rugero iranga itorero runaka, iranga abantu runaka cyangwa itsinda ry'imyizerere runaka, ntabwo ari itorero. Itorero ntabwo ari imigenzo. Ibyo abantu bamenyereye, ibyo abantu bahora bakora, ariko bifitanye isano n'idini cyangwa se no kubaha Imana, ntabwo ari itorero. Itorero kandi ntabwo ari inzego z'imiyoborere, hierarchy, kubera kuko hariho pasiteri cyangwa se hariho papa, hariho abamwungirije ba bishopu na ba bishopu bande ba kidikoni n'abandi. Ziriya nzego ntabwo ari ryo torero. Itorero ntabwo ari hierarchy, ntabwo ari inzego z'imiyoborere cyangwa z'idini cyangwa zishyirwaho n'abantu. Ntabwo ari ryo torero. Itorero kandi
ibyo rero birashobora kuba mu itorero ariko si ryo torero. Itorero kandi ntabwo ari denomination. Denomination ni iki? Denomination ni abantu cyangwa imyizere ihuza abantu runaka, bafite izina, bafite n'imyizerere yabo yanditse bakurikiza ibaranga. Donc mu yandi magambo bafite ibintu byabo by'umwihariko bemezanywaho, icyo bita denomination. Itorero ntabwo ari denomination. Dufite iri zina, dukorera aha, tugira icyicaro aha, tugira headquarter aha, abayobozi bacu ni aha, uko bigenda ni uku. Ibyo byose ntabwo ndi kuvuga ko ari bibi, ntabwo ndi kuvuga ko ari icyaha, ntabwo ndi kuvuga ko Kristo atari kubikoreramo, ariko si ryo torero. Itorero kandi ntabwo ari ibikorwa byiza by'imibereho myiza. Itorero koko rigomba kugira ibikorwa byiza by'imibereho myiza, ndetse n'inyokomuntu n'abandi bantu bose babikora, ariko si ryo torero. Itorero rigira urwo ruhare kandi rigomba no kugira urwo ruhare, ariko kugira ibikorwa by'iterambere, ibikorwa by'imibereho myiza ni byiza kandi birakwiriye ku itorero, ariko si ryo torero. Itorero si ahantu abantu baba baramiriza, baba baramya Imana, ntabwo ari ryo torero. Itorero kandi ntabwo rishingiye ku mubare w'abayoboke, cyangwa se iri jambo abayoboke ni ijambo ryashyizweho, rimenyerewe. Umuyoboke wacu, umukristo wacu, mwana member of the church. Ntabwo itorero rishingiye kuri ibyo. Itorero impamvu atari ibyo, reka mbe gusobanuraho, ni uko itorero ntibarireba ku rutonde rw'abantu kuri statistique, ahubwo itorero rirebwa nk'umubiri mu bumwe, kuko nta waba itorero wenyine, kandi ntiwaba itorero ngo ureke kuba ufitanye isano n'abanyetorero bose aho bari. Abanyetorero kandi si ukuba ari abagenerwabikorwa bategereje inyungu runaka, ba consumers. Ubu nyine dufite ibibazo bikomeye, aho abanyetorero baza mu rusengero bavuga ngo ese mu buryo bufatika ni izihe nyungu tuzabona, mu buryo bw'amafaranga tuzabona iki, niki tuzakira, niki tuzabona. Consumers. Donc abapasiteri nk'aba bategurira ibyo bazabaha n'abandi bakabyakira, bagategura n'umusaruro uzabivamo care. Ntabwo ibyo ari ryo torero. Itorero ntabwo ari itsinda ry'abantu benshi baba baririmba, baramya, basenga. Itorero ntabwo ari ibyo. Ibyo byose si ibipapuro, si ibyemezo. Itorero rya Kristo ni iki? Kubera ko Kristo yavuze ngo zubaka itorero ryanjye, imiryango y'ikuzimu tizarinyeganyeza. Rero itorero ni iki? Ni abantu bose barimo ubugingo bwa Kristo kubwo kwizera urupfu rwe, guhambwa no kuzuka. Ni abantu barimo ubugingo bwa Kristo, babukomoye mu kumwizera ko ari we Mana yabaye umuntu, yemera gupfa, arahambwa, arazuka, akaba ari we bugingo bwabo
kubw'umwuka wera ubabamo. Ndongera nsubiremo, itorero ni abantu bose barimo ubugingo bwa Kristo, barimo mu yandi magambo Kristo, kubwo kwizera ko ari we Mana yabaye umuntu, yemera gupfira ibyaha byabo, agahambwa, akazuka, bagahabwa mwuka wera, akaba abatuyemo. Abo ni abana b'Imana, ni abera, ni abacunguwe, ni abantu Imana yaronse. Itorero rero ni abantu, ariko abantu bameze gute? Barimo ubugingo bwa Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni ibyaremwe bisha. Itorero ni ikinyabugingo cy'umwuka. Ntabwo ryabayeho mu buryo bw'abantu. Ntabwo itorero umuntu aba uw'itorero mu buryo bw'abantu, ahubwo abaho mu buryo bw'umwuka. Ni ibyaremwe bisha bavutse ubwa kabiri, babyarwa n'imbuto y'Imana, babyarwa n'umwuka wera, babyarwa n'imbuto itabora, babyarwa n'ijambo ry'Imana, bakaba baragabanye n'Imana, barasangiye n'Imana kamere yabo. Imbaraga z'Imana zabahaye kugabana, zatumye bagabana, basangira, baba abafatanya n'Imana kugira kamere yayo. Iryo ni ryo torero. Itorero rya Kristo riri mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu bihugu byose, mu bakomeye, mu boroheje, mu bakire, mu bakene. Abantu bose basangiye kamere n'Imana, barimo umwuka w'Imana, barimo bahindutse ubuturo bw'Imana, bahindutse dwelling place of God, ahantu Imana ituye, ahantu Imana iba. Bo ni Imana ibona Kristo, bahindutse ikintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo ubwo mwafanye na Kristo mukazuranywa nawe, mujye muhoza amaso yanyu ku biri hejuru, atari biri hano ku isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Ubugingo bwanyu bwahishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Umukristo, umunyetorero, umuntu ugize uw'itorero, ni umuntu ubugingo bwe n'ubwa Kristo buri inseparable, utabutandukanye. Utafata Kristo ngo umushire hariya, ngo nawe umushire hariya. Iwe na Kristo ni ikintu kimwe, ni one, inseparable, ntibatandukanye. Kuko nta mukristo ubaho nta Kristo. Birashoboka ko umuntu yabaho adafite Kristo, ariko ntibishoboka ko umukristo yabaho adafite Kristo. Nta mukristo wabaho adafite ubugingo bwa Kristo. Nta mukristo wabaho adafite akaremangingo k'ubugingo bw'ubumana muri we. Nta mukristo wabaho adafite kamere y'Imana. Nta mukristo wabaho adafite umwuka w'Imana. Nta mukristo wabaho atari Imana muri we, kuko ni icyaremwe gisha, ni uwabyawe n'Imana, ni uwavutse ubwa kabiri. Hariho kuvuka mu buryo bw'abantu, noneho hakaba no kuvuka mu buryo bw'Imana. Itorero rero riri mu banyamahanga, rikaba no mu Bayuda.
n'indi generasiyo cyangwa se n'urundi rubyaro, ni ibindi byaremwe imana yaremwe bishya muri Kristo Yesu. Ni new creation, ni nouvelle création, nouvelle créature, ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu buri mukristo wese nta handi abarizwa, umukristo wese nta handi wamubonera, ni muri Kristo Yesu niho abarizwa, kuko iwe na Kristo, iwe na Kristo ni ikintu kimwe. Itorero rya Kristo kugira ngo risobanuke neza, Imana mu ijambo ryayo yagiye risobanura mu bintu bimwe tuzi, yerekana isano rya Kristo n'itorero. Icya mbere, itorero rya Kristo hariho ibyo bita metaphase. Metaphase ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ni uburyo bw'imvugo bafata ikintu abantu bazi bakakigereranya bashaka kwerekana ubusobanuro bwacyo. Itorero rigereranywa n'umubiri, bakavuga ngo Bibiliya ikavuga ngo itorero ni umubiri wa Kristo. Iri jambo rifite ubutunzi bwinshi. Iyo bavuze ngo itorero ni umubiri wa Kristo, ijambo rya mbere ni ukuvuga ngo itorero ni irya Kristo, belongs to Christ. Icyo ni icya mbere, itorero ni irya Kristo. Kuko umubiri wawe ari uwawe n'ingingo zawe ari izawe, niko Kristo, umuntu wese wo mu itorero n'urugingo rugize umubiri wa Kristo n'urwa Kristo, umubiri wa Kristo. Aha harimo ya nyigisho ya mbere ivuga ko itorero ari irya Kristo, ni umubiri we. Abanyetorero bose bambaye Kristo, niyo mpamvu babatijwe muri we. Reka nsobanure iri jambo. Itorero nk'umubiri wa Kristo ni ukuvuga ngo Kristo ubwe agaragarira mu mubiri we. Donc abakristo bose, abizera bose b'itorero bafite kamere ya Kristo. Umubiri ni ukuri kw'ikintu runaka. Nimba itorero ari umubiri wa Kristo, ukuri kwa Kristo kuri mu itorero. Kristo utagaragara, Kristo utaboneka, Kristo umwuka Imana muri twe iri mu ijuru ikaba no mu isi, umubiri we ni Kristo, ni itorero, ni abakristo. Donc abakristo nibo bagomba kugaragaza Kristo, nibo abantu bagomba kubona bakavuga ngo dore Kristo, dore abakristo, dore Kristo. Kuko abakristo ba mbere biswa abakristo nuko bakoraga ibya Kristo, bakavuga nka Kristo, bakagenda nka Kristo, babona rabi. Itorero nk'umubiri wa Kristo ni ukuvuga ngo bafite kamere ya Kristo. Iki mu yandi majambo, kuzura kwa Kristo kuri muri bo. Umukristo w'umunyetorero muri we ikimwuzuye ni Kristo, nta kindi kimwuzuye. Tiyuzuye imitekerereze y'idini, tiyuzuye ibindi bintu byose, yuzuye Kristo. Ni ukuvuga ngo ukuri kwa Kristo, imigambi ya Kristo, ubushake bwa Kristo, intego za Kristo, uwo Kristo ari we wese bigaragarira mu itorero, ari we mubiri we. Ubuzima bwa Kristo, kamere ya Kristo
umwuzuro wa kirisito. Ni ukuvuga ngo itorero nk'umubiri wa kirisito ryomatanye na kirisito, linked, ubumwe na kirisito bitatandukanye. Niyo mpamvu ari umubiri we. Iri jambo kandi umubiri ryerekana uko itorero rimeze kuri kirisito, uko rimugaragaza nk'uko tumaze kubivuga, ariko kandi nk'ingingo z'umubiri wa kirisito rikerekana ubumwe. Itorero rya kirisito ni rimwe, si abiri, si atatu. Itorero rya kirisito ni rimwe. Abandi bantu bose b'ingeri zose aho bateranira ntitaye ku mazina bihimbiye ku itariki babitangiriyeho, bose uko bangana, itorero rya kirisito ni rimwe, rifite ubumwe, unity, ahuriye kuri kirisito, kirisito nk'umutwe nabo bakaba ingingo. Aho uteranira, aho uba hose, ni expression, ni ukwerekanwa k'uwo mubiri wa kirisito umwe uri ku isi hose, ugizwe n'abazima n'abapfuye n'abandi bazizera. Ikindi, nk'umubiri wa kirisito, nanivuze ngo bitwigisha ubumwe. Ikindi nuko umuntu yishingikirije ku wundi, interdependence, buri mwe yishingikirije ku wundi. Ibi by'idini zo kwigira nyamwigendaho no kwitekereza ko wowe ari wowe gitangaza, kwitekereza ko ari wowe munyamahangaro, ari wowe wahamagawe, abandi wape. Turasobanukirwa itorero. Itorero, we interdepend one another, twese twishingikirizanyijeho. Iyo utabona ico, uba utasobanukirwa itorero. Iyo utabona ico, utabona ko ukeneye mugenzi wawe, uzi ko hari ibintu byinshi mfite wewe udafite, uzi ko hari ibintu byinshi ufite jewe ndafite, uzi ko hari impano zitandukanye ufite jewe ndafite, kandi ibyo ndi twabyihaye twabihawe n'uwatugize abanyetorero, ingingo z'itorero, umwuka wera. Umwuka wera niwe ushira umuntu n'itorero mu mubiri wa kirisito, akamuha impano kugira ngo abashe gufasha izindi ngingo z'umubiri wa kirisito. Itorero kandi rigereranywa n'umugeni, byerekana ubushuti bwimbitse buri hagati y'itorero na kirisito. Ubundi nk'uko tubizi uko biri, tuzi ko umugore wa mbere yavuye mu mugabo. Umugore wa mbere yaremanywe n'umugabo. Umunsi umwe, procedure Imana yari bafite mu mugambi, ikura umugore mu rubavu imuremera umugabo. Nkuko umugore yavuye mu mugabo, niko n'itorero naryo ryavuye mu bise by'amaraso ya Yesu, byavuye mu gukubitwa. Iyo hataba gucungura kwa Yesu, itorero ryovuzwe. Iyo hataba amaraso ya Yesu, iyo hataba Yesu nk'umukiza, iyo hataba Yesu nk'umucunguzi, iyo hataba Yesu waducungure, itorero ryovuye ryaturutse. Kuko biravuga ngo muragire umukumbi w'Imana, mwirinde ubwanyu muragire umukumbi w'Imana. Igihe yaguze amaraso ye, byabayeho kubw'amaraso, byabayeho kubwo gucungura, byabayeho kubw'imbaraga z'Imana, kuko yari byaye. Rero itorero rya Kristo ryavuye muri Kristo. Itorero rya Kristo ryavuye muri Kristo. Bivuga ngo ikintu cyakuvuyemo aba ari wowe. Itorero rya Kristo ni Kristo, kuko ari muri ryo, ryavuye muri we, ryabeshejweho nawe. Niwe wari byaye, niwe warishizeho, niwe wari hanze, niwe wariteguye. Rero bafitanye itorero na Kristo
nk'umugeni. Uko muza mubona umuntu akunda umugeni we, akunda umugore we, kandi bakaba bafitanye ubushuti, usibye imperuka yabaye ya none abantu basigaye barabaye nk'abayishanje badafite urukundo. Ufite iki ngo ukunde, cyangwa agakunda umuntu kubera kuko yabuze abandi. Ariko siko Kristo yarame. Kristo yatoranyije itorero, ararikunda, ararikundwakaza, ndetse yiyunga naryo, aba rimwe naryo. Byerekana iki rero? Byerekana ko Kristo n'umugeni wari we torero bafitanye ubushuti, nta kindi kintu cyabitambika hagati, kandi nta kizabatandukanye. Bari muri relationship, ariko ntabwo ari isano cyangwa ubusabano cyangwa isano ryoroheje, ariko ni iry'ubushuti bwimbitse, rishimangirwa n'amaraso, rishimangirwa n'umwuka wera, kandi riba cyane rishingiye ku kuba itorero ryaravuye muri Kristo. Nk'umugeni wa Kristo kandi itorero byerekana kwera. Umugeni aba yambaye imyenda yera. Umugeni wa Kristo cy'itorero yejejwe n'amaraso ye. Harimo kwera, kubonera, harimo urukundo. Kristo akunda itorero. Kristo akunda itorero, byatumye aricunga, byatumye aripfira, akaba ari irye. Hariho kuryitaho. Yaravuze ngo azaryitaho, azajyaganyaho amahage, azarikuraho iminkanyari, azarikuraho ubucyafu bwose, aririnde, aryishime, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ni umugeni we. Kristo nk'umugeni, itorero nk'umugeni wa Kristo. Nshuti bavandimwe, ko turigisha ku itorero nk'umugeni. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, itorero rya Kristo nk'umukumbi we. Itorero rya Kristo nk'umukumbi we, nk'intama ze. Kristo nawe akaba umwungeri mukuru, bivuga ngo ararigaburira, arariyobora, araririnda. Itorero naryo ryishingikirije kuri Kristo. Kuko intama zitabaho nta mwungeri, niko n'itorero naryo ritabaho ritishingikirije kuri Kristo. The church must depend on Christ. Itorero rigomba kwishingikiriza kuri Kristo, nkuko umukumbi wishingikiriza ku mwungeri kugira ngo ariyobore, aririnde, arigaburire. Ndagira ngo ndaje kuvuga ibindi bintu bigera kuri 5 bivuga hejuru y'itorero, bisobanura ku itorero. Ariko muri kano kanya rikaba tuhe dusorejeho tubabwira ngo itorero rya Kristo ntabwo ari byo abantu bihangira, ntabwo ari byo abantu bitekerereza, ahubwo ni ukuri k'ubutumwa bwiza bwarahishwe, ariko bwahishuwe tugomba kugenderaho. Ubwo rero tuzavuga n'ukundi itorero abantu b'Imana barikoreramo, ariko itorero rya Kristo ni iryo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.